uwo munsi wa kabiri ho banzaniye abagabo bagera muri 4 ndangera ku rwego rwo kunanirwa nkaguka amatako iri tako rimwe ry'akaguru k'iburyo kwa kundi umugore atwarinda kuba kunkurikiranya ari ababyeyi babyaye hari uburyo utwarinda inda ukayitwarira mu itako wajye ugenda ukumva inda iri mu itako ukagenda usa n'ucumbagira uko niko byangendekeye nahagutse itako kajya ngenda nyine ninagira nk'umuntu wagize gute wavunitse nanga watwarinda mu itako ntabwo byari binyoroheye baransambanyije abo bagabo bagera muri 4 ku munsi wa kabiri ninjiye kuri abo badamu babiri birankomerera Yesu yankijije kuroga nari umurozi ukora abana b'abanyeshuri mu mutwe namukoraga umwana mu mutwe yabaga uwa mbere akaba wa nyuma nazingiraga abakobwa iwabo nkoresheje amaraso y'agasamunyiga nari umukozi w'abarozi ariko uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Yesu rero arashoboye nta kuratagukura nta nakuratakugeza kwerekeje mu cyumba umugabo akora ibyo akora byabaye ibintu binkomereye ku munsi wa mbere nuko nyine baranyitegereza uwo mugabo akimara kugenda baravuga bati uyu mwana nidukomeza kubimukoresha gutya tutamuhaye drogue tutamudoroze ngo tumwigishe kunywa urumogi na kanyanga na za mugu na za kokaino nibiyobya bwenge mugu nabonye ari ibintu banywera ku kantu nyine kameze nk'agati binukiriza nikiyobya bwenge unywa mu minota nk'icumi ukaba wabaye umusinzi ariko muguyo nabonaga bayinywa bagatuma umutwe nje sinigeze nywa ico nanyoyeho ni kore nanyoye kore nakuruye umwuka wa essence nanyoye n'urumogi rwinshi bampaye 500 nkuko nari mbivuze kandi nabyumvishe ko ari 5 babahaye 4500 barayagabana bari bakiba abagabo kumva barimo kwivuga bati shati nagikokoye ipataro nayikuruje amano nanje niho nabyigiye gukuruza ipatara amano burya ngo uye bahetsa abayigisha uri mu gongo ko bakampisha ahantu mu cyumba nk'umugabo kugira ngo uraza kunyenera tube turi kumwe mu cyumba kugira ngo batabafata kuko imyaka yanje ntiyari nyemerewe kujya muri boate kubyina bakazana inkoko bakazana amafi inyama ndazirya ndazihaga pe ndazihaga nono uko ngenda nkura namaranye nabo nk'umwaka sinzi nimba bakibaho ntago nongeye kubabona sinzi nimba bakiho ngo babyubuka bankurikirane narakijijwe Yesu yampaye agakiza abo bagore nababwira ngo narakijijwe Yesu yampaye agakiza kandi nimbara bankurikiranye bacuruza abana nibatihana Imana izabahana no kuri kw'Imana nibatihana Imana izabahana narabacitse abo bagore ndigendera ndumva mu buhamya natanze ku YouTube ubu nabutanze igice ntago nabutanze bwose ariko bibaye ngombwa ko mbutanga mburambuye mwihangane mu nkurikirane ntimurambirwe. Inshuti mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagiye neza mwe mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro ni kwihumure TV mbasaba umugisha w'Imana kandi mbasaba umugisha kubera ko mudahwema kubana natwe n'uyu munsi turi kumwe kuko Imana itugire neza nge nitwa Ikuzo Emi ngira umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya nanone mushobora kubona mu masaha y'umugoroba mugira umugoroba mwiza niba mu masaha y'igitondo mugira igitondo cyiza hanyuma ni mu masaha yo kumanywa mugira igicamunsi cyiza turahiriwe kuko Imana itwongereye undi munsi wo kubaho nta ruhare twabigizemo ahubwo ari imbabazi zayo kuba ndi hano rero n'ubuntu bw'Imana suko ari cyo natanze suko ari nicyo nishyuye suko nakiranutse kuruta abandi ahubwo ni imbabazi n'ubuntu bwayo yakomeje kunyereka ndanezerewe rero niyo mpamvu ufite ishimwe mu mutima wanjye tugiye kwakira umumama Imana yanyujije mu bihe bikomeye imucisha mu buzima bukomeye ushobora kuba waramubonye ariko hari ibyo atavuze uyu munsi agiye kugarukaho hanyuma rero kandi nanone Imana yamuteguye kugira ngo uyu munsi azatunge benshi bari mu bihe nk'ibyo yaciyemo bagiye guca mu bihe nk'ibyo yanyuzemo muzakomezwa n'ibyo arimo aravuga uyu munsi ndetse hari n'imirimo ikomeye Imana yamukoresheje turi buze kubigarukaho muri iki kiganiro. Kwihumure TV ntitujya dukora ikosa ryo gukora ikiganiro tutabanje kwiragiza Imana tugiye kubanza tumusabira umugisha nawe uri kureba iyi video tugusabira umugisha hanyuma natwe twiragiza Imana hanyuma iki kiganiro kize kuyoborwa na mwuka w'Imana uri muri twe. Data mubyeyi w'imbabazi data watureze itukugereranya nka papa ahubwo uri data uri papa bwite waratureze uradukuza uyu muntu uri kureba iki kiganiro afatanye nanjye kwibuka imbabazi n'imirimo ikomeye afatanye nanjye kwibuka ahantu wadukuye hari hakomeye aho umwanzi yashaka kutwica aho umwanzi yifuzaga kuduhitana
ariko ugahagarana natwe, Yesu icyubahiro kibi cyawe. Amen. Data, nta hantu hakomeye na hamwe twagera hasimbura izina ryawe, nta n'ahantu habi twagera hasimbura izina ryawe kuri twe. Data, twemerere imitima yacu iyoborwe nawe, twemerere Mwuka Wera tuyobore. Dufashe umwanya w'ikiganiro, ni ikiganiro kizakurikirwa n'umuntu uri muri Amerika, ni ikiganiro gikurikiwe n'umuntu uri muri Europe, ni ikiganiro gikurikiwe n'umuntu uri muri Aziya, ni ikiganiro gikurikiwe n'umuntu uri muri Australia, ndetse n'umuntu uri muri Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda. Tumusabe umugisha uyu muntu uri kureba iyi video, amagambo y'ubuhanga n'ubwenge arimo washize muri uyu mumama abashe kumutunga, mukomeze. Jambo rya riravuga ngo tuzanyura mu mazi menshi ntazadutembana, tuzanyura mu muriro utwika ntituzashya. Ibi byose ntabwo bizaba tutahageze. Ari ayo mazi abantu bari kuyacamo, ubahe gukomera badatembanwa nayo. Ari abari guca mu muriro waka, ubahe gushikama badashya. Data, ndakwinginze kugira ngo umuntu wese ukurikira Ihumure TV ajya abona umugisha, kuko aba yafashe umwanya we. Hanyuma mugenzi we bakundana amusangiza iki kiganiro, amubwira ati ndahembutse. Dusengeye mu mama ntaba ari we, ntavuga abwirijwe nawe ubwe, kuko umuntu aribeshya, ahubwo Mwuka w'Imana mwibutse byinshi anyuzemo bishobora gukomeza abandi. Uyu mwanya tugiye kumarana uwo mwanya w'umugisha, reka byose tubisabe twizeye ko urabikora, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mami, tugira umugisha rero kukwakira ku Ihumure TV. Ni ubwa mbere, uraza gutangira wibwira abadukurikiye muri uyu mwanya, ninde turi kumwe, waturutse he, uri muntu ki? Murakoze. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabasuje ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Abankurikiye, amazina ndi Nyiramugisha Penina, mvuka mu karere ka Musanze, ni mu majyaruguru y'igihugu. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umutangabuhamya bwaho Yesu yankuye nahangejeje. Hallelujah. Ndi umubyeyi w'abana 4, mfite umuhungu umwe, imfura yanje, n'abakobwa 3. Imfura yanje yitwa Itangishaka Samuel, umukurikira yitwa Uwimana Ikunda Brea, ukurikiyeho yitwa Byiringiro Gaera, undi yitwa Ntagisa Nk'Imana Dorcas. Ndashima Yesu rero ko ndi nyina w'abahungu n'abakobwa, izina rye nirihabwa icubahiro. Bibaye ngombwa ko nivuga gutyo nyine, hari igihe bitewe n'amateka Yesu yagiye ahindura, harabambona kuri kamera bakibaza bati se ni Penina tuzi? Nduyu Yesu yakuye mu magana menshi y'abanyabyaha, akampa agakiza ku buntu nta kiguzi muhaye. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo agakiza kaza kuba kagurwa, mu by'ukuri nta muntu wari kuzakangurisha. Iyo umwana w'umuntu aza kubababarira, nta muntu wari kuzambabarira, ariko ndashima Yesu wambabariye. Nakoze ibyaha byinshi cyane bibaho ku isi, ibyaha byinshi muzi abantu bakora, nanjye ndi umwe mu babikoze. Nakoze ibyaha byinshi, ngira ubuhamya bushobora gutwara amasaha 8, ngira ijambo, ngira impuguro. Si amasaha 8 ubu, bitewe naho Yesu ankuye nahangejeje, ubuhamya bwanje bugeze nko mu masaha 12, nicaye amasaha 12 naba mvuga Imana y'ibyo yakoze bikomeye n'ibyo yankoreye. Ukavuga uti ubuhamya bwanjye ni burebure, bwatwara amasaha 12 y'ibyo Imana yankoreye. Ariko uyu munsi tugiye gutangira, Penina yavukiye nyine nk'uko yabitubwiye mu karere ka Musanze, naho tugiye kuganira inkuru y'urugendo rw'ubuzima bwawe. Naravutse nisanga papa na mama nkura gutya, ndiga se cyangwa biranga, nza kubyiruka gutya. Hanyuma wenda tuze kugera nyirizina mu gice kimwe, tuzakora 2 mpaka ku 8. Yego yego, haleluya. Amen. Mvuka mu muryango w'abana 10, mvuka ku babyeyi bakijijwe. Namenye ubwenge nsanga iwacu bakijijwe, mama ari umudiyakoni, papa ari umukuru w'itorero. Ndi umwana wa 5 mu muryango uvuka kuri papa na mama. Nakoreye Satani rero, njyewe atari ukuvuga ko iwacu nasanze ari abapagani, ahubwo bari abakristo basenga. Ukiraho ariko wavuze ko umwana wa 10, none wavuze ngo umwana wa 5. Ndi umwana wa, mvuka mu muryango w'abana 10, ngende umwana wa 5. Okay, twakomeza none. Niko mvuze. Ndi umwana wa 5 nyine ku nda ya papa na mama. Papa wanje yitwa Ndigize Jean, mama akitwa Akimaniza Nyerusi. Mvukira muri ako karere ka Musanze, mu mudugudu wa Mugwati, mu kagari ka Civugizi. Ubu ni umurenge wa Nyange. Ndashima Yesu rero
ko nahamagawe nanjye. Nakoreye Satani, natangiye gukorera Satani mfite imyaka 14. ujyanywemo nande? Ni ubuhamya burebure ndaza kuvuga nyine kuzageza ku buhamya nyirizina. Ibyo uraza kubicagagura kugira ngo tugere ku buhamya nyirizina. Kubicagagura kugira ngo ngire onda ryarega n'ingingo z'ingenzi kuko urumva ntago nabivuga byose, ntago nabirangiza. Yesu nawe hari byasize atarangije, ariko nje ngihumeka uyu mwuka nzabivuga. Yesu nampano kurama nkamera n'imvi, nzabwira bigengeze mu butwari Yesu agira. Mana yacu rero ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira nanga si birenze ibyo tuyisaba. Mana irakora. Natangiye gukorera Satani nibyo nari mvuze mfite imyaka 14. Satani ntwaza igitugu nyine ankuye mu rugo rwa Gikristo. Nari mvuze ngo ntago nakoreye Satani kubera ko navukiye mu rugo rw'abapagani. N'abakristo basenga bakijijwe batangirwaga n'ubuhamya na n'uyu munsi bakibutangirwa muri quartier. Abantu baba bavuga ko papa na mama batagiye mu ijuru, Imana yabirobanura ku butono, urumva nabizerwa. Ariko nje Satani rero nkwaza igitugu ankura muri uwo muryango. Nkwaza igitugu guhera mfite imyaka 14 niho natangiye kubananira ndi mu myaka 7-8, ariko ngeze mu myaka 14 nderura. Sinigeze niga nkuko wari ubivuze, ntago nagiriwe ubuntu bwo kwiga kuko ndabyibuka mama wanje yagiye kuntangiza ku ishuri bita kuri Kagano aho ngaho mu Kinigi. Ku mwarimu nibuka bitaga Nyiranzikirizwa n'Imana Todozia, ntago nzi nimba kiriho kuko ntagituye ahi Musanze. Nabwo n'ubuhamya ndaza kubibabwira, ariko ndabyibuka mama aranyandikisha kumwe ababyeyi twandikisha abana bagiye gutangira ishuri. Ariko umubyeyi burya ajya amenya umwana we, yari yarancunze abona ko hari ntaziga. Sinzi uko yabirebye, numvishe yongorera mwarimu aramubwira ati uyu mwana rero uze kujya umuncungira, ati mba mbona dadashobotse. Mwarimu aramubwira ati nzagerageza kuko nico uburezi bivuga. Nacunze mwarimu kujisho, mama mashije kunyandikisha mu gitabo cy'abana nyine baje gutangira ishuri. Nari ndi mu myaka 8 gutyo, nari naratinze gutangira, nari mu 8 mu 9. Mwarimu sinzi uko ari kwandika undi mwana bari bazanye, nabwo n'ubuhamya. Namurebye kujisho ndiruka. Nirutse mwarimu akebutse abona nagiye asohotse, abona ndimo kurenga hirya y'ikigo cy'ishuri. Ahamagaye nirukira mu itumba. Sinzi abantu bankurikiye itumba nta kibari igihe cy'amasaka n'ibigori nanga ibishimbo by'ibishogoro. Nirukira mu itumba nyine ndamwihisha, ntiyiri wankurikirana. Numvishe nta muntu nkurikiye aho nirukiye, nihigira utuntu bita inopfu, nk'amasaka bari uduhembe nyine ashaka gupfundura ngaterere. Hari utuntu abana barya n'abantu bakuru. Nihigira utwo tuntu bita inopfu, mvunaguza imiheko y'ibigori ngice bita imisigati, ndayirya ndayihaga. Saa sita zigeze nyine numva ifirimbi iravuze, niyegera hafi n'inzira niroha mu bandi banyeshuri batashe. Mama ageze mu rugo arishima ati ntago wasohotse? Ntihoya. Arangaburira azi ngo mvuye ku ishuri. Ejo mbigenza uko, bukeye bwaho mbigenza uko. Igihembwe kiri hafi kurangira, mwarimu atuma kuri mama. Amutuma abandi banyeshuri ati mumbwirire umubyeyi bita gutya na gutya. Amenza aragapapuro yanditse arakabaha. Ngo bagahe mama rero ntashubwo, urumva najyaga guhiga inopfu n'imisigati. Igihembwe kigiye kurangira, amasaka ni kwa kunda bari bitete biri hafi kuribwa, nkajya nirirwa nekenyera ibitete by'amasaka. Isaha yagera yo gutaha nanje ngataha ngo mvuye ku ishuri. Mama bamuha ako gapapuro rero, ntago yampamagaye ngambwire wenda ati ngwino kuki utigaga. Yarambwiye ati ngwino nkubwire. Ninjira nzi ngo agiye nko kuntuma, sanga yafashe inkoni. Amfata akaboko ati mbwira iminsi yose umaze ugenda ko nakwandikishije wigaga? Ntinigaga. Ati mwarimu kwambwiye kutigaga? Ntinigaga n'ukuri. Nari nzi kurahira nyine indahiro z'abantu bakuru zandagahekurwa, ndagacika izosi, nuko ndagaca Yesu umutwe. Mama atoye ariko afata inkoni aramfutagura nyine ku kibuno ati urarahira kandi mwarimu ambwiye kutigaga. Sinzi uko namwishikuje ndiruka ngenda ubwo. Njya ahantu bita Nyamagumba, niho mama yavukaga hariya ku kigo cy'amashuri cya primaire Nyamagumba mu mujyi wa Musanze. Niberayo, kaka wanje yari
umusiramu ariko ankunda akajya ambaza ati se bite bimeze bite ko utarimo gutaha, nari mpamaze nk'ukwezi. ndavuga nti mama yarankubise kwiga byarananiye sinzasubirayo, ntago nzasubira ku ishuri rwose. Ati beraho, ati abatarize se bo ntibabaho, ati beraho ngaho nyine. Numva ubwo nibyo birarangiye. Mu by'ukuri kubankurikiranye ndashima Yesu, ujya ukiza ubujiji agatanga ubumenyi. Uyu munsi siniza ariko dore ntwaye Bibiliya, nzi gusoma no kwandika kandi ntarize. Ijambo ryarambwiye ngo hari ibyo Yesu yahisha abanyabwenge, arangije abisobanurira twebwe abaswa. Mu baswa nanjye nari ndimo. Hari ibyo yahisha abanyabwenge abisobanurira abaswa. Haleluya. Ngo kugira ngo atazagira birata ubwenge bwabo. Ntago nje kwamamaza ngo abana bari ku ishuri oya nimwige, ariko nje mu byo Yesu yakoze n'iki yaragikoze. Ntwaye ijambo ndasoma nkandika kandi ntarize. Izina ry'Imana nirihabwa icubahiro. Ntago nigeze nkubitwa inkonji, njya numva ngo hari uko umwana yabinanirwaga mu ishuri mwarimu akamukubita inkonji agira ngo amwumvise isomo, ariko ndashima Yesu ko yanyigishije gusoma no kwandika ntarize. Nico yaragikoze, muhaye icubahiro kuko ntawe bazasangira. Imana yacu rero irashoboye. Ubuzima bwanje ngeze mu myaka nka 12 natangiye nyine kubyitoza ibintu by'ubusambanyi. Ushobora kwibaza uyu mukozi w'Imana, uyu munyamakuru turi kumwe yambajije ngo mbese ninde wabikujanyemo ubwo buhamya butwara amasaha 8? Ntawe, ni igitugu Satani yantwaje. Ndabyibuka natangiye uwo mwuga mfite imyaka 12, ndyamana n'umugabo wari ubyaye kabiri, ntago namuvuga izina, ariko yarabimbwiye nyine arantereta. Hari uko umwana ababyirutse afite amashagaga, ndabimwemerera, ariko mu by'ukuri sinakubwira ngo nabikoze numva ari ibintu byiza. Ntibyambihiye, ntibyanandyoye, ahubwo numvishije ari icyaha nyine. Numvisha ari icyaha. Uwo mugabo yari yagushutse gute? Yanguriye utuntu bitaga amandazi. Hari uturindazi batekaga tw'ibigori twabaga turi mu rusenda n'igitunguru. Aratungurira arambwira ati ngwino dufate. Nyine yatuguze mbireba ku bantu baducuruzaga. Arambwira ati ngwino dufate. Ninjiye mu nzu nyine ngiye kudufata, arambwira ati reka turyamane. Bwari ubwa mbere nyine turaryamana nawe, ankoresha iyo mibonano mu buryo butagaragarira umuntu wese, kuko mu bigaragara nawe yari afite ubwoba. Ampa n'amafaranga 100, yari inoti yitwaga Nyiraneza ahetse Rubaduka, yari umugore wabaga ari hahetse umwana. Ntabwo nzabyibagirwa, yanguriye utwo tuntu twa 50. Ampa n'iyo noti. Ubwo akantu kamwe kagura 5, urumva twari uturindazi twinshi. Kagura 5 angurira utwa 50, twari uturindazi 10. Ubwo nuko ndagenda na ya noti, kaka nyine ndayimuhisha. Kaka wanje kuko yakundaga kubaza cyane, yacuruzaga itabi bita ubugoro. Kubankurikiranye baraho Nyamagumba baramwibukana umukecuru bitaga Mama Tikwa. Mama Tikwa. Ubwo rero arambwira ati abonye ndimo kugura utundi tuntu nk'ejo, arambaza ati amafaranga wayakuye? Nayo natoye. Ati nanga yakundaga gutukana ngo wambwakazi we. Ati nanga wambwakazi we wanyibiye amafaranga y'ubugoro. Niho yakanye ntago nayibye pe, ninayatoye. Hari uko yafungaga imifungo y'ubwo bugoro mu tuntu tw'uturere ku bantu bari gitabi mukomere, ariko nyine nicaha kuko narumvishe ngo ubuvunderi nicaha. Ndumva narigeze nyine kubutamiraho. Kaka yaramaje kubukora, mbutamiraho ndasinda kuruta umuntu wanyoye inzoga. Ndasinda ndadiyara, nyuko narindi ibitaribwa. Ubugoro nicaha. Kaka rero arambwira ati wanyibiye amafaranga? Ni oya, ntibari imifungo rwose. Abazi imifungo asanga ntago nakozeho. Nuko ndatinya kongera wenda gukora ico cyaha, kuko numvishije ari ibintu wenda bishobora kuba ari bibi, kuko mama yaratwigishaga ngo gusambana ni icyaha. Ariko nje kuko Satani urumva yari yarampagurukiye. Mu myaka 14 yuzuye nari narasubiye iwacu mu rugo. Mama arankubita nyine, arongera nsubiza ku ishuri, n'ubundi siniga. Bagezeho barandika mbaye akarara. Njya gushaka akazi k'ububoyi mu mujyi wa Kigali, Pirito mu mujyi wa Musanze, mvuye mu Kinigi.
ndabyibuka nta myambaro nagiraga, iwacu bari abakene, namenye ubwenge nsanga bakijijwe mu buryo bw'umwuka bari abatunzi, ariko mu buryo bw'umubiri ni abakene. Papa yaciraga abantu inshuro, akajya guhinga, akajya gukora akazi k'ubuyede, nanga ko guhonda amabuye kugira ngo tubone ico kurya. Mama nawe yirirwa bagarira abantu bakamuha ibirayi nanga ibijumba. Ntago nzabyibagirwa, hari igihe twaryaga imboga bita isaga guhera mu gitondo, Pirito guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Isaga ni imboga zimeza ziba zikomeye, iyo udafite umunyu w'ingezi ntabwo ushobora kuziteka ngo zishe. Kubera twari abana 10, twari twakabaye 10, twari abana bagera muri 7 kuko 3 bavutse nyuma, nyine ubwo buzima bwo kurya isaga busa naho bwacogoye. Mama hari ukuntu yazisoromaga, urumva yasoromaga imboga nyinshi akazitogosa, akazikamura, zagiraga amazi asa narura, yarangiza akagura utuvuta tw'utumesa akazikaranga, ari utuntu tw'utubumbe nyine tumeze nk'utujumba. Buri mwana akamubarira utwo tuboga dukaranze yakamuye tumeze nk'akajumba tw'akabumbe, akamushira ku isahani udufungo 3, nyine utubumbe 3 tw'imboga n'ibijumba 3 bibaze. Bwari ubuzima butoroshe. Satani rero njyaransanga arambwira ati ubu buzima uzabubamo kugeza ryari? Satani arambwira ati gendere. Aho niho yantangiriye, arambwira ati gendere. Hari abana twari duturanye bari batuye aho bita muri Nanga Umurimbo, na agasozi wazamukaga werekeje kuri parike y'Ibirunga. Hari uwo nzi wakoraga akazi ko mu rugo, yageze iwabo nkabona ameze neza, nkabona yambaye udukweto twiza, kera bambaraga inkweto babaga ari bake, nkabona yambaye silipa umoja nanga se utundi dukweto, nkabona yambaye udukanzu twiza. Nkamubaza nti se sinkimwibuka izina, haciye igihe kinini ubaye. Ati mba mu mujyi wa Musanze. Ukora ikizi? Ati nkora akazi ko mu rugo, kera babitaga baboye. Ati nkora akazi k'ububoye. None se kugira ngo umuntu yinjire muri ako kazi bisaba iki? Nyine ubwo nari muregereye, mutegeye hafi n'iwacu wavuye muri ako kazi. Ati mbo turagenda nyine ukagasaba, none se wazakanshaki? Arambwira ati mbo ahantu numvaga bakeneye umukozi, ati nzababaza, ni numva ari ngombwa yuko nyine bakimukeneye nzaza nkubwire. Nta telefoni zabagaho, niyo zari kuba ziriho ntayo nagombaga kuba mfite, kuko murabyumva nari nkiri muto kandi bwari ubuzima butari bwanyemerera gutunga telefoni. Mu myaka 14 wa mwana mbonye atinze, sinzabyibagirwa. Nafashe akantu k'agasume ka mukuru wanje bitaga Muja, haraho yari yaragiye kwa mubyara wacu agakurayo ako gasume. Niko nagiye nkenye kuko nari nambaye agakanzu kacitse ku kibuno. Ndagenda ngeza mu mujyi wa Musanze, buri gipangu nkajya ngikomangaho. N'ubuzima butari bunyoroheye, bagakingura batakingura, nkimuka nkajya ku kindi. Bambaza bati niki ndi gusaba akazi. Uri gusaba akazi se uzi gukora iki? Nakaye kazuzi? Kababwira nti uzi guteka iki? Ibirayi n'ibishimbo nanga ibijumba nibyo biryo nyine iwacu numvaga ko bateka. Nta gukaranga inyama, nta guteka ifiriti, nta muceri. Nzi guteka ibirayi n'ibishimbo. Ikindi uzi gukora se ni iki? Ni ugukubura. Niko umuntu wari unkinguriye agahita avuga ati yo, ati se ubwo urumva ko ari akazi? Ati gendere. Ngeze nko ku bipangu nka 6 sinzabyibagirwa, nkomanga ku mumama bitaga Mama Jazira. Atuye hariya hafi no mu rya 6 hafi na kariyeri. Ni mu rya 3 atuye, nibereshi rya 3. Arangije arakingura ati bite? Ni byiza, mbona n'umumama mwiza. Ati niki? Ndi gusaba akazi. Tuzi gukora iki? Nawambaza nk'abandi. Nzi guteka ibirayi n'ibishimbo no gukubura. Arambwira ati niko kazuzi? Nti nese wakwemera nkajya guhemba amafaranga make nkakwigisha akazi wazakamenya nkazakongeza? Nti wabukoze. Amakaribu mu rugo. Ati se kukenye isume? Nta myenda ngira. Yaragiye yangurira agakanzu. Imana izamumugisha, nubwo wenda kubera igitugu Satani yari yarantwaje, ashobora kuba nawankurikiranye no kubiganiro byanje, ajya abona kuko nciye ku ma YouTube menshi mvuga aho Imana yankuye. Birashoboka ko yaba yaranyumvishe, ariko ndonge musabye imbabazi ngambabarire kuko naramwibye, naramugerageje, nigeze no kujya mubeshera ibintu. Buriya Yesu yampaye agakiza narindushe, nari umubesha ku buryo nshobora kurema ikinyoma nkaruhaho umuntu. Ndundarare ni ikinyoma nyine, ni ikintu kitigeze kibaho. Nuko anyigisha uko bateka, anyigisha uko bafura, nafura imyenda naba ntayinogeje, akambwira ati ngwino igitenge bafura cyane aho umuntu yicarira, naha ngaho uba wabirinduriye igitenge
igitenge iburyo n'ibumoso h'igitenge atukahafura no hasi aho igitenge kijya ku maguru. Niga gufura arabinyigisha, guteka arabinyigisha, gukoropa arabinyigisha, ariko nkaba ndi umwana w'igisambo wiba. Naribaga umva nkamwiba inyama. Yaba yatetse inyama, hari ukuntu inyama abakire baziteka kavuga ati turazirya gatatu, si ngombwa buri munsi, ariko ku byo kurya bariye akaba yafata akanyama kamwe agashiraho. Inyama yabaga yangaburiye pe, sinamuteza urubwa kuko ntari nakamenye guteka, niwe wazikarangiraga. Hari ukuntu umuntu akaranga inyama nyine ikazana irangi. Urabona iriya nyama yazanye irangi niyo wanyomfura akantu gato biba bigaragara. Yasigira umugabo we nyine mu isorori, inyama za kafu, agasosi ku ruhande, nariye kandi rwose ntiyabaye umubyeyi gito. Yemwe Imana yambabariye rwose ibintu bikomeye. Nkamucunga agiye, yagiraga akazi mu mujyi, yasorori yasigiyemo umugabo inyama nkazegera nkazirya, nabona zigiye gushiramo nkajya nziruma nzisubizamo. Kandi ku bantu bazi guteka mu nkurikiranye, inyama ikaranze rwose niyo yaba iri mu isosi biragaragara iyo wayikozeho. Ubwo rero yaza yambaza ati, hari nk'igihe umugabo yazaga bikaba ngombwa ko ari uterura isorori nyine ngamugaburire. Yajya gupfundura, mbere yo kumugabura yapfundura ati yewe isorori akayiterura akayisubiza mu kabati. Umugabo ati nigize kutangaburiye. Ubwo nanjye ndi hafi ndikumviriza ati mbo ati hangane ngutegurire ibindi byo kurya. Izo zitogosheje nanjye sinabaga nshaka kuzirya, nibaga za zindi zikaranze. Agahita asubira mu gikoni agakaranga nyine utundi tunyama ducya two kugira ngo umugabo warishe ibyo kurya yari yamuteguriye. Nuko akancira ku ruhande akambwira, icyo gihe banyitaga Marine, nari Marine koko, banyitaga Marine. Akampamagara akambwira ati Marine ngwino hano nkaza, ati ninde wakubwiye ngo ukora iri kosa ryo kwiba inyama warangiza ukajya unazira umuzisubizamo? Ati se basi uzirya ukazima ntuyirume ngo uyisubizemo. Nkarahira ngashira agatoki ku izosi n'indagacika izosi n'indagacibwa amabere. Ego akavuga ati ngaho rero Mana, ati ngaho hoje, atari ko mbega umwana we akagira agenda naramurengeje ntanyirukane. Yari umubyeyi nyine, akavuga ati ubweje azikosora, cyokoze yakongera kuziteka nkihangana sinkoreho. Nyine yamaje kubona ko mfite ico kibazo cyo kwiba inyama, isorori hari ukuntu yayifataga akayisha mu cyumba, urumva ntago yabaga kibika mu kabati. Noneho za zindi zitogosheje akaba arizo nataka. Akaza nyine akareba inyama twari kurya nka gatatu kane, kumwe abakire baba yifitiye bakazirya nka kabiri. Kiba ikibazo gikomeye, ariko biza kurangira andambiwe. Ararambirwa. Abantu bajya barambirwa, ariko muzirikane ko nimba abantu barambirwa bagira ibyo barambirwa, n'Imana nayo hari ibyo yanga. Hari ibyo Imana igera ikarambirwa. Mbwira umuntu uhora yihana ikintu weje akagisubiraho, nimba umuntu ashobora kurambirwa, n'Imana yarambirwa birashoboka. Ariko urugi rwayo ruracakinguye. Nongere mbabwire ntarakomeza kuri ubu buhamya, Imana iracaretse ibiganza, iracamagara yemwe abarushe abaremerewe, irimo kuvuga ngo nimuze muyisange baruhure. Urugi rwo ku nguge, Nowa igihe yari yabajije inguge, nasomye amagambo akomeye ari mu migisho. Mama wanje yakunda kugira agendana ibitabo, nsoma amagambo avuga ngo hari ukuntu Imana yahamagaraga abantu ikoresheje urugi igira ngo hagira binjira. Urugi rwo ku bwa Nowa rwarikingaga rukongera rukikingura. Biravuga ngo ico gihe imbabazi z'Imana zari zikiriho, ariko igihe carageze urugi rurakingwa, rukinga ubutongera gukinguka. Rero Imana iracahamagara, iraguhamagara we wa mujura we uri ku rwego rwo hejuru. Nge ndi kuvuga ko nari umujura wiba ibyo kurya mu nkono, ariko ushobora kuba unkurikiye weho wiba, ukora mu mifuka, utera gatarina, wese ikoroka. Yesu ari kukubwira ngo garukiraho. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndimo gutanga itangazo rivuga ngo harago abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ntiwakwiba ngo ugeze ahanje. Rero nubwo ubwo ari ubuhamya bw'uko nibaga ibiryo byo mu nkono, ariko Satani yantwaje igitugu ankoresha fondasiyo z'ibyaha nyinshi. Nanjye nageze ku rwego rwo kwiba, nkajya niba mu mazu, nkiba mu isoko. Urumva icyaha cyagiye gato gato ariko kirakura. Garukira aho ngaho rero, icyaha cyarakuze. Ndumva narigeze no kujya niba abagabo turyamanye, naribaga ngakuruza ipatara. Waje kuva mu urwo rugo se? Urwo rugo naruvuyemo, murakoze, naruvuyemo. Numvaga wenda ubuhamya mbugarukirije aho. Uwo mumama yampembaga 2,000 bya kera. Yari iyo noti nyine ya Nyiraneza ahetse Rubaduka, yampembaga 2,000. Arambwira ati numara kumenya akazi ukambera umwana mwiza nzajya nguhemba 4.
ubwo urumva hari muri 99 ndibuka, ntago muri 2 hari hakageze, arambwira ati nzajya nguhemba 4, ariko yansezereye nkiri kuri bya bihumbi 2. Nari maze y'amezi 4, y'amezi yose ambera umubyeyi arayanyishura. Arambwira ati ngayigendere, ingeso yawe rwose ndabona ibaye ingeso utazansenyera, ati genda. Igihe uzumva warivuguruye utagikora ibyo, utaciba, utakibesha, utagitukana, nari nzi gushira isoni, nashiraga isoni kurusha abazima n'abapfuye, ariko ndashima Yesu. Akanwa kashiraga isoni uyu munsi kari kumuvugira. Nararwanaga, amaboko yateranaga amakofe, ari kugenda afashe Bibiliya. Imana yacu nihimbazwe. Amaguru yararaga agenda ngiye kwiba no kuroga, uyu munsi ari kugenda hirya no hino agiye mu murimo w'Imana. Imana yacu irashoboye. Turakomeje. Uwo mubyeyi rero aransezerera, arambwira ati gendere, aranyishura, anyishura ibihumbi ubwo 6, anyishura ibihumbi 12, anyishura ibihumbi 6 kuko yari amezi 3, ukwezi kwa 4 ntabwo kwari kwakarangiye. Ibihumbi 6 urumva za noti z'ijana yari amafaranga menshi. Mbona nakabandari, ubwo mama urumva yari amaze amezi hafi anatambona, y'amafaranga nyakubita mu gakabutura kagakoboye sinzabyibagirwa, yari yaranguriye uwo mu mama. Nuko amafaranga ndayazamukana, habaga moto bita Agesa. Ico gihe hari umumotari duturanye bita Bikomagu, ni nawe nateze. Ico gihe mu amafaranga 300 kugira ngo ngeze iwacu. Bagiye kubona babona nje na moto, hari kwa gatanu barimo kwitegura isabato, kuko iwacu arabadivaniste. Ubwo nyine mabuje yaransezereye, bumva mutira paritsi. Mukuru wanje ahita ahamagara ati mati atuzi ko ari Marine wari uteze moto. Barumirwa nyine, umuntu wategaga moto yabaga ari umukire. Babona mvuye kuri moto, papa yari arimo kwasura ukwi, mama ari gutotora izo mboga zisaga, bwari bukiri ubwo buzima. Ngewe y'amafaranga ubwo mpita ntekereza ni iwacu uyu munsi ndabaruhura kurya ibijumba, ntindahita mbagurira umuceri, bagurire n'utuvuta tw'ubutobe kurya. Nyine numvaga ari ryo shaka. Wari ufite n'umutima w'imbabazi? Nari nkufite, narawugiraga nubwo nakoze ibyaha byinshi, ndaza kongera kuvugaho ku bintu bikomeye Yesu yanyije, ariko nagiraga n'imbabazi. Iyo nabaga ntatewe cyane nagiraga imbabazi. Sinakozeho usibye yitike nakuyeho. Mama ararunguruka gutya, atariko Satani we abona nje nambaye agakabutura nyine, urumva barokora badivaniste, yari amahano n'akantu k'agasengeri, nakupe ku mutwe imeze nabi, niyogoshesheje umutsatsi nawe umazeho hasi hasigaho hejuru. Imana ishimwe ko nsigaye nzi kwitega igitambaro. Nanje ndagushimye Yesu, ibyo ntagushimira ni byinshi. Mama aranyitegereza, azunguza umutwe, ntimuraho, ndabasuhuza nyine. Babona narahindutse, ameza nutabona umwana. Mama ati wabagahe? Nabaga i Musanze. Wakoraga ikintu? Nakoraga akazi k'ububoyi. Ati Penny, ati n'ukuntu nagushatse ngata umutwe, ati hafi no gutanga amatangazo, ntiwanshakaga ngo ngire ute, ngo ngumane namwe muri ubu butindi, wanshakaga ngo nguheke. Ntangira kumukoma nyine, mubwira ibigambo byo kumukomeretsa, ntimuntegereze, nge ntago ndi hano, ntiyimana iza kubibakunda. Abarambwiye ngo ariko ngo nubwo wagenda ukagera ku mpera y'isi, ukuboko kw'Imana kuzagusangayo, ngizagufata. Ngabo badayimoni ahita avuga ati Satani uri umurwanya ariko nturi umuneshi, ati waratsinzwe, atuzansohokera mu mwana. Mama wanje n'umukozi w'Imana, ubwo rimwe nzanamuzana nawe atanga ubuhamya. Nukuri kw'Imana azatubwire gukomera kw'Imana. Nzamuzana ababwira ukuntu yansengeye amavi akaba nk'ayihene. Mama n'umuvuga butumwa ubuvuga no mu muhanda. Aravuga ati Satani uzansohokera mu mwana. Mama wanje agira ijambo, nawe nzamuzana yamamaze Yesu, no kuba nkijijwe nawe akijijwe n'ishimwe rikomeye. Nuko araboroga ariko ari gutokesha Satani, avuga ati uzamurekura, atuzamuvamo. Kabona ninje ari kubwira nti ninje Satani, ati ndabwira Satani ukurimo, ntinari nzanye n'amafaranga ngo ngwayo, sinkiyaguhaye, ntindayaha papa. Turimo kumbwira ngo ndi Satani, nta soni. Mama atazagusohokamo wa mudayimoni wagutwaje igitugu. Bagira ngo ndi kubabesha nta mafaranga mfite. Rero ndagira ngo mbwira abantu bankurikiranye, kwiheba ntago ari ukuri, kwiganyira si igisubizo. Izera umwami Yesu w'abami kuzabona ukuboko kwe. Mama numvaga ayo mafaranga ndi buyamuhe akayakemuza utubazo, kuko aho nakoraga ntago yari yarahanyohereje, nubwo yarazi ngo ndihe. Muri iyi minsi ngiye kubwira ababyeyi bankurikiranye, babona abana baje akazana amafaranga, umwana akaguhereza ngo yampenda yagura ibirayi, ndayagura umuceri. Urayagura ibirayi se urayagura umuceri? Uzi yayakuye nimba yibye, nimba yasambanye, akayaguha ukayafata, ejo aragenda yongera bikora ati mama turayasangiye. Reka mbabwire mutunge kunyurwa. Umwana nagenda utazi yo
yagiye akaramuka agize icyo azanye ntuzagikore, kuko igihe wagikozeho azumva yuko mufatanyije mu bibarimo. Mama nk'uyo y'amafaranga mu mufuka nyamuhaye ati tsindwa satani, inti ati tsindwa satani. Imana uzi ko amafaranga ari we nari nyazaniye, ntabwo nkiyaguha. Ati nta mafaranga nshaka, ati njyewe intebe yo kwiheba no kwiganyira nayiteruye muri njyewe. Ati sawa yakuye ndahazi, nshatse kuyasubiza mu mufuka papa ati yanyihere. Mama arahaguruka ati yoha, papa yitwa ndigize Jean nyine Yohana, ati yoha, ati ntukore kuri aya mafaranga, ati iyi dayimoni murimo itazanatekereza ko twebwe dutunzwe n'ibyo umwana atuzane tutazi niyo yabikuye. Ati mbabarira rwose. Papa rero na mama bajya bakundana, baracahari bari kumwe babanye amahoro. Papa ntiyabakiyafashe, mbwira bakuru banje na barumuna banje ndabwira nti muze nje kubiguririra uturindazi. Ngenda amagura twa turindazi turi nk'urusenda n'igitunguru twaryohaga kubi, n'utuntu bita amahera nanga sindugu, n'utuntu baruba mu mazi bagakaranga tuba turi mu munyu natwo turyoha. Ndabagurira indugu, urumva umuntu wari ufite 6,000 barariye barahaga. Andi ndongera nitegera bikomago, ndongera mutumaho na ya moto. Ubwo ndashogoshera mama ati satani unkoreshereza umwana ariko igihe kizagera umurekure. Mana ishimwe ko satani yandekuye, Mana ishimwe ko ntagitwaje igitugu nawe, Mana ishimwe ko yampaye agakiza ku buntu nta kiguzi nyihaye. Wakwibaza uti ko uwo mugore yari yamwirukanye yagiye hehe? Nahise ngenda nja muri yo quartier nakoreragamo, nsigaranye amafaranga 2,000. Noneho nari ndi hafi aho ngaho nishakira nyine ahantu niyicarira, hari utuntu tw'udusima tuba mwibereshi nanga se ibiti, ndi kureba ahantu hatari kuva izuba ngo niyicarire. Numva abagore 2 bari bahagararanye, umwe aransinyaye arampamagara nyine ati atumva ye muko nari ndi mu myaka 14 ndi gupfundura amabere nyine. Ati mwibereshi rya kangahe? Mwibereshi rya 3. Ariko ico gihe nari ntembereye mu rya 6. Arambwira ati ahantu bita ku Kibuye ko baza aho ngaho. Ati ngwino hano nkubwire. Ndaza ati bite ni byiza. Ati ntabwo kibano kwa mama Jazira se? Hariya kwa mama Jazira ni hoya. Ati se ntabwo cyakora ni hoya. Ati se tukurangira akazi? Ngira ngo ubwo nakazi nyine nkako nakoraga nti si mwapfuye iki? Burangira ukuri ndavuga nti ntabwo nababesha, nkunda inyama kandi n'ubundi nkunda inyama. Mu byo kurya bibaho kwisi nkunda inyama, nkunda ifiriti, ngakunda igitoki, nkunda inyama. Niyo nazikumbuye nkabwira Yesu ngo mpi inyama, njya mbona akoresheje ubutwari bwe nkabona inyama, kuko Yesu aziriye n'uyu munsi nzirye. Nuko ahita ambwira ati mwapfuye iki? Mubwiza ukuri. Njya ngira ukuri, ikintu nakubwiye ntabwo kiba kindimo. Kwa kundi umuntu abeshera umuntu ngo Penina yavuze gutya, oya burya umuntu amvugiye navuga nti umvugiye ibyo ntavuze, ico nakoze ndacemera, ico ntakoze ndagihakana nkanaburana. Mbabwiza ukuri ni rero nkunda inyama. Ikintu mama Jazira anyirukaniye ntinajyaga mwiba inyama, nari hanaguye umunsi nkavuga ngo sindi bukore mu nkono ye. Ejo nkumva wa mudayimoni nari nzi ko ari umudayimoni arongeye aramfasha, ngakoramo nkaziruma nkazisubiza mu baraseka. Bati humura akazi tugiye kukurangira ntago ari ako mu rugo. Indi ati nakazi, ati reka tubikubwira ugenda ubizi, ati ko kwicuruza. Uko niko natangiye uwo mwuga. Mbo Satani abonye kako mu rugo bitagishobotse, anteza abo bagore bari indaya. Urumva Satani yarabarimo. Naberukaga ico gihe mfite imyaka 12 nsambaniye utwo turindazi n'inoti y'ijana. Noneho ubwo nyine ntabwo bari ico gihe byanteye, kuko uwo twabikoranaga yari afite ubwoba n'amakenga ko byamukoraho. Ubwo rero abagore barambwira bati n'umurimo wo kwicuruza. Hise kwicuruza gute? Nyine tukajya tugushakira abagabo mugasambana. Ntinda kwikiriza ngo se kutari kudusubiza ngo ngwino we igihe utarabyumva mu tube tugucumbikiye, none tuzajya tukumenyeza uko babikora. Bari bo bombi, usibye Imana yatwumvaga nta wundi muntu watwumvaga. Barantwaye banjane wabo mu rugo. Abo bagore ntaranaruhuka n'isaha imwe. Bari bafite ikintu bita telefoni zino bitaga Nokia, zabaga zifite ikintu ca antene kingana n'uru rutoki. Zari telefoni zifite umubyimba atari nk'izo uyu munsi dutunze. Mbona umwe aravuze ati kanze nshiremo amafaranga. Ngira ngo nugufata amafaranga akayapfundagira muri telefoni nyine. Ntago narinzi ukuntu bashira amafaranga muri telefoni. Naragashwi, ariko Imana ishimwe ko uyu munsi nsigaye ndi umusirimu, nsigaye nzi uko nanje bashiramo amafaranga. Nuko bagura ikarita. Imana nta kuritakura umuntu. Haleluya, ndagushimye Yesu. Nta
wagize neza. utakura umuntu wagize neza nta nawe utamugeza. Hallelujah. Nkunda umuririmbyi bita Theo umuhanzi. Theo yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo nshingiye ku byo nabonye. Theo aravuga ngo ni umugabo wo guhamya ko nta hantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta na kure itakugeza. Wowe unkurikiranye kuri iyi cano nta kure Yesu atagukura. Ndabyibutse ko nanje yankuye kure buriya Theo nubwo Satani ajya murwanya ajya nihangana nimba kurikirana ibiganiro byanje sinasoza ikiganiro ntamuvuze. Yararirimbye aravuga ngo ahantu yadukuye ni wabo w'inyamaswa Yesu hari mu butayu budatuwe. Haleluya. Theo yaravuze ngo aho Yesu yadukuye hari hegereye yuzura umwuka araririmba aravuga ngo uzikurinda Mana, uzikurinda nanjye ndagushimye. Theo aravuga ngo naho abarinzi barorera Imana yacu umudugudu yawurinda. Mana ihimbazwe. Arongera araririmba Theo araririmba ico gitera aravuga ngo ahantu yadukuye ni wabo w'inyamaswa, ni wabo w'inyamaswa. Nuzakurikirana ibiganiro byanje mu minsi ngihumeka uyu mwuka Yesu yamaye uzumva ko Imana nta hantu itagukura nta nayo itakugeza. Ubwo ngira ngo uwo mugore agiye gufata amafaranga ayashire muri telefoni nyine kuyapfundagiramo, numvaga ko ari bwegura akayashiramo. Mbona aragiye nyine sinzi uko yabikoze, nimba ari abagenti nimba ari ibiki, bamuha amafaranga nyine kuri telefoni amayinite. Arahamagara Taro, umuntu aramwita Bataro ati uri hehe? Aramubwira ati ndi ku Rumuri, hoteli bita Rumuri nyine ibi Musanze. Nuko aravuga ati umva ati banguka, bari bazi ko ntari kubumva. Ati hano twakuzaniye umwana muto atugipfundura amabere ati ni mwiza mutande bagutya rero ndashaje ubu mbyaye kane kera nanje nari mbizi ko ndi mwiza. Aravuga ati ni mwiza umwana tukuzaniye atumva taratwika. Nuko umugabo aravuga ati none se ati bimeze gute se nyine? Ati ngwino nyine umurongore muri iyo kanyine. Ati ngwino. Araza uwo mugabo yari afite tagisi vatiri nyine zino modoka ntoya, ahita aza muri tagisi vatiri mbona araparitse ariko narabyumvishe numva ko ari nje bamuhamagariye. Numva ngize ubwoba mwabantu b'Imana mwe munkurikiranye. Nagiye kubona mbona havuye muri iyo modoka hari mu gapanga izo ndaya zabaga, mbona havuyemo ikigabo gikozwe nk'ifi kibyibushe igice cyo hejuru ukuntu kitagira ikibuno kinanutse utuguru no mwipataro ubona ko hari ikintu kibi. Ndakireba ndavuga gikozwe nk'ifi ni kambi ivugamo nyine mwihangane wenda abantu bananutse uko nguko. Ngewe uwo twaryamanye bwa mbere nuko nguko yari ameze, naramurebye numva ndamwanze ndavuga umuntu ukozwe nk'ifi nyine nibi byibushe hejuru ahandi ubona. Yo mwihangane kugira ugira ngo ndatukanye ndasebanyije. Nuko cyari kibi cy'igikara cyane kibi gikozwe ukuntu. Cinjira mu nzu cyambaye ipataro y'ikoboyi. Nuko barampamagara aho narindi mu cyumba bari bambwiye ngo nduhukiremo bati ngwino usuzuye umuntu, ariko ntarasohoka umwe arambwira ati rero ntago twavuga ngo uzabimenyera utabikoze. Abo bagore bari abagome bavuganye n'uwo mugabo yemera ko ari 5,000 bo bangenera 500. Iyo umuntu yemeraga ko 10,000 bampaga 1,000 bakarya 9. Urumva baryaga nyine bafatagaho nkaho hari 10, ariko 10 urumva njewe naryaga 1,000 bo bakarya 9 baryaga menshi kurusha njewe. Karagahinda Yesu ndagushimye. Dawidi yuzuye umwuka aravuga ngo nibutse iminsi ya kera kuramburiye amaboko. Iminsi ya kera iyo minsi ndayibutse kuramburiye amaboko. Imana yacu rero irakomeye. Nihuse nubuhamya ntasobanura cyane ariko ngo n'umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Hari impamvu ntabisobanura byose ariko nawe urabyumva. Twerekeje mu cyumba umugabo akora ibyo akora byabaye ibintu binkomereye ku munsi wa mbere. Nuko nyine baranyitegereza uwo mugabo akimara kugenda baravuga bati uyu mwana nidukomeza kubimukoresha gutya tutamuhaye drogue tutamudoroze ngo tumwigishe kunywa urumogi na kanyanga na za mugu na za kokaino nibiyobyabwenge mugu nabonye ari ibintu banywera ku kantu nyine kameze nk'agati binukiriza. Ni kiyobyabwenge unywa mu minota nk'icumi ukaba wabaye umusinzi. Ariko muguyo nabonaga bayinywa bagatuma umutwe nje sinigeze nyinywa. Ico nanyoyeho ni kore, nanyoye kore nakuruye umwuka wa essence, nanyoye n'urumogi rwinshi. Bampaye 500 nkuko nari mbivuze kandi nabyumvishe ko ari 5 babahaye 4,500 barayagabana.
nk'ejo bazana undi abaha ibihumbi 10 kuko we banamubwiye turo tugomba kuryamana, nabwo bampa 1,900. Uwo munsi wa kabiri ho banzaniye abagabo bagera muri 4, ndangera ku rwego rwo kunanirwa nkaguka amatako, iri tako rimwe ry'akaguru k'iburyo, kwa kundi umugore atwara inda kuba kunkurikiranya ari ababyeyi babyaye, hari uburyo utwara inda ukayitwarira mu itako, wajya ugenda ukumva inda iri mu itako ukagenda usa n'ucumbagira, uko niko byangendekeye nahagutse itako nkajya ngenda nyine ninagira nk'umuntu wagize gute wavunitse nanga watwariye inda mu itako. Ntabwo byari binyoroheye, baransambanyije abo bagabo bagera muri 4. Ku munsi wa kabiri ninjiye kuri abo badamu 2 birankomerera. Ku munsi wa 4 n'uwa 5 batangiye kunyigisha kunywa itabi ry'urumogi, barambwira bati rero wowe tugiye kukwereka ibintu uzajya unywa kugira ngo ubashe kutagira umunaniro no kutagira ububabare. Batekeye urumogi, bamaje gutekera urumogi bararumpa, barambwira bati weho ntago iyo umuntu anywa urumogi atuko banywa isigara urabibona, ndabibona tisigara iyo bayinywa baratumura nyine bagacisha umwuka mu mazuru, nuko hari n'abatawucishamo bakawucisha mu kanwa, ariko hari umwuka wagiyemo imbere. Atari ku rumogi ntago barunywa nk'isigara, isigara baratumura bagacisha mu mazuru, umwuka bakawucisha no mu kanwa, atari ku rumogi ntago barucisha mu mazuru. Nubwo barucisha mu kanwa turumogi barasoma ngo bakamira banyigisha uko barunywa, ndavuga nti nanjye reka ndumwe, bati nibwo utazajya ugira imvune nanga umubabaro wo kuburyamana n'abagabo batuzabimenyera, bati ibi bintu biragushoboza. Ayiwe usibye Yesu ushoboye gusa. Abo bagore se bo bajyaga babikora, bararunywaga nabo, ndavuga bo bajyaga babonana n'abagabo, barasambanaga nyine, barindaya nyine, ariko nyine nanje bantwara bashaka kuncuruza, nabiyo babonaga abagabo barasambanaga. Ubwo nukuvuga ngo banyigishe kunywa urumogi ndarunywa nkumva ni ibintu bitankoroza. Ku munsi wa mbere ubundi kubabizi bazi uko urumogi rumera, ntirukoroza ntirwatsamuza, nta kintu na gito rugutwariye urunywa, ariko mu minota 5 nanga iminota 3 ugenda ubona bihinduka. Hari abarunywa bakabona isira bazengurukana, hari abanywa urumogi bakisekesha, hari abarunywa bakumva bakwiyambura bakagenda bambaye ubusa hejuru. Ndabyibuka nigeze kurunywa runyongoza kugenda nsimbuka mu muhanda, nageraga mu muhanda nkabona ni ibimodoka by'agaterepurari byacukuye, noneho nkabona ni ibintu by'ibinogo by'ibyoba, nkajya mva nkangasimbukira nkirakaye ngaseka ngatembagara. Ubwo ndavuga ni mbega noneho ibyo runyongoje. Ikindi gihe ndarunywa rwanyongozaga ibintu bitandukanye, mbona isiri kunzengurukaho, mbona ibisiga byinshi mu kirere, nkumva amajwi amamagara ngo peni nawe ngo imperuka irageze. Ntangira kujya mbona isiri kunzenguruka, nanje ngasubiramo ngo imperuka irageze, nkavuga ngo yo ngo naraburiwe, ngo nanga kwihana, urumogi ruransakurisha birakara. Noneho ikindi gihe ndarumenyera, nkajya ndunywa nkikundanira n'uwo nimya mpaye amafaranga ku buntu nkamuha. Utaha icyo gihe ntaha aho ngaho kuri abo bagore barabanaga ari 2 baba mu nzu y'ibyumba 4 na saro, bari abakire mu bigaragara, umwe ari umunyagisenyi undi ari umunyacangugu. Baryaga neza cyane, mwabasha kurya inyama? Twaryaga inyama nyine, urumva ho sinazibaga kuko iyo babaga bazanye nk'umugabo gutyo akabaha ibyo bihumbi 10 byanje bakama 900 bayaguragamo inyama tukazirya tukazihaga. Naraziriyeho ntago nazibaga kuko nanababwiye ko navanwaho no kwibinyama, barambwira bati cecekere inyama uzajya uzijya uzihage. Bakansohokana no muri buwate, ariko bakampisha ahantu mu cyumba nk'umugabo kugira ngo uraza kunyenera tube turi kumwe mu cyumba kugira ngo batabafata, kuko imyaka yanjye ntiyari inyemerewe kujya muri buwate kubyina. Bakazana inkoko, bakazana amafi, inyama ndazirya ndazihaga pe. Ndazihaga. Noneho uko ngenda nkura namaranye nabo nk'umwaka, sinzi nimba bakibaho, ntago nongeye kubabona, sinzi nimba bakibaho ngo babyubuka bankurikirane. Narakijijwe, Yesu yampaye agakiza. Abo bagore nababwira ngo narakijijwe, Yesu yampaye agakiza, kandi nimbara bankurikiranye bacuruza abana, nibatihana Imana izabahana. Nokuri kw'Imana nibatihana Imana izabahana. Narabacitse abo bagore ndigendera, ndumva mu buhamya natanze ku ma YouTube, ubu nabutanzeho igice, ntago nabutanze bwose, ariko bibaye ngombwa ko mbutanga murambuye. Mwihangane mu nkurikirane, ntimurambirwe. Ntimurambirwe, dore mfashe na Bibiliya turaza gusoma n'ijambo ry'Imana. Nuko uwo mu mama
umwe arambwira ati ariko ko tubona utishima ntinakwishima gute simajije kubaye urumogi navugaga ikijwi kinini nyine narishwe naryo ntinakwishima gute babaha 10,000 mukame 1,000 nakwishima gute nsambanira 5,000 mukama 500 nakwishima gute mwebwe mugenda hariya mukajya kumvuganira nka hari mwebwe bari burongore mbabwira amagambo ashaririye umwe abwira undi ati sha tuzi ko yamenye ibintu tumukorera undi aravuga ati sinone dukore iki tujye tuyamuha yose undi aravuga ati wapi ko hari ukumucuruza se turayamuha yose kubera iki ati mureke niyivumbura azagende tuzabona n'abandi ariko nyine bakoresha uko bashoboye muri kwa kumpa 1,000 bakajya bampa 2 nyine kugira ngo ngarure umutima ariko nari narabimenye urumva nararyaga naryamaga mu nzu ntishura ca 1,000 ukube n'umwaka ntago namaranye nabo umwaka ntakoraho kuri ayo mafaranga yabika ababwira njye narabimenye murancuruza na suve muzajya muyingurira bakambwira ngo nta kibazo baribaga bakiba abagabo kumva barimo kwivuga bati shati nagikokoye ipataro nayikuruje amano nanje niho nabyigiye gukuruza ipataro amano burya ngo uye bahetsa abayigisha uri mugongo ibyo wakora ufite abana umenye ngo nimbuta ari kubahimukira urukuyemukira kuko nanje narindi wabo nk'umwana wabo ariko urumva ibyo bankoreshaga baba bibye rero nk'abagaba amafaranga bakangurira utwenda twiza tubahamagara buriya nje nigeze kujya nambara gusa nkambara mini bita mpene barimbuke ni mini nambaraga ku buryo nacaga ku basore n'abagabo nibo narobeshaga nataga kantu hasi nkunama nkagatoragura umuntu ndi inyuma akareba suve nambariyeho bari baranguriye mu korogo narisize bazi baranyeretse uko biyepiya nariyepiyaga gutya ibitsike ntabyo ngira nzi gukubita hoteli igenda ikagera hanze gushira ruje bezo ku munwa no ku maso mbese ku munwa no ku maso ari danger d'amour naratambukaga n'agakweto ka ntuncingeho n'inzara najanye muri sarike mani shimwe dore nsigaye mfite inzara z'abantu bazima ntago rero mbwira abantu bangurikiranye kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ndababwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa uyu mubiri mutaka urapfu ukabora uyu mubiri mwambika imyambarira saza umwenda wakundaga ejo ntiwongere kuwubona niyo wabona undi ukambara ariko n'ubusa na wundi ndavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa nuko abo bagore rero umwaka usize ndabacika ndabatoroka ndigendera majije kwigendera baranshaka barambura nitegera moto Satani arambwira ati genda iwanyu nari majije kumenyera nawe ushinga iseta ukora umwuga w'uburayi mama rero niho yaririye amarira menshi ariko Imana ikamubwira iti humuri uriya mwana naho yagenda akagera ku mpera y'isi kuboko kwanje kuzamusangaye njaho bita rompuwe muri commune Kinigi ahoze commune Kinigi ubu ariko na karere ka Musanze aho hari commune ubu hari umurenge wa Kinigi niho nagiye kubankurikiranya yara mu centre ndabizi hari abahise banyibuka bahambonaga ni mu Kinigi imwe iri musi ya hoteli twaganiraga ni mu Kinigi niho navuye Musanze kuri abo bagore babiri bitajya mu Kinigi kodesha inzu y'umugabo bita Inosa ndabizi warangurikiranye nikodesha 3,500 ku kwezi wari wabonye amafaranga rero bya bihumbi nyine ca gihumbi babagore bampaga 10 narayabikaga mbonguramo n'akamatera ako kamatera nzanye umugabo arancunga nsubiye mu kabararaza arakanyiba mbona ntari bwongere mbese nanyuze mu nzira y'umusaraba nshuti zanjye bavandimwe ubwo amafaranga ne nayasindi yandi nayakodesheje inzu andi nayaguza utwombo mama ku munsi wa kabiri ndabyibuka maze aho ngaho nari nagiye gukodesha mama wanje n'umuntu ucuruza isombe azisekura mu isekuro akazigurisha nyine ku biro agacuruza n'ibitoki iyo yabonye urushoro ajya acuruza ibitoki nyine bino by'ibiri by'inyamunyu yanciyeho yikoreye igitoki n'isombe yageretse hejuru bari bamubwe batumwana uzi ko yavuye Musanze yaje kwicuruza mama agira ngo bari kumubesha abarambonye yatura ca gitoki arahagarara ati mbega yewe Satani we ati Satani ati birangiye umwana wanje umutwajira igitugu kugera kuri uru rwego atuzamuvamo uzamurekura ubwo nari naranutse urumva umuntu wari umaze umwaka nicuruza ku bagabo nshoboye nabo ntashoboye nari narabaye nk'umusazi bitamvuga nti ninde uri kubwira nturongeye kandi kunyita Satani nahise nturagura ikibuye kinini cakuze ndagitera ngira ngo ngitere mama n'umunsi numwe wirirwa uvuga ngo Satani yantwaje igitugu uwo Satani mwirirwa muvuga ko yantwaje igitugu ko ari wowe wampaye ubushobozi bwo kuba nshobora gusambana yantwaje igitugu gute
iyi Mana mwirirwa muvuga idatanga amafaranga, iyi Mana mwirirwa muvuga yemeye ko muba bakene kuri uru rwego, nkaba naragiye gukora umwuga w'uburaya, nkaba narakoze ububoyi bikanga, mwarangiza mukirirwa musebya Satani, ntarakomeye, turongera kubumbura akanwa kawe uvuga Satani ntindakumerera nabi. Abantu babwira mama bati mukecuru wakwigendeye ko n'ubundi tubizi kuri umukristo, kuri umukozi w'Imana, kubona umwana wawe yasaza ahubwo byarangiye wakwigendeye. Mama agenda arira amarira menshi, ariko mama yasenga Imana, Imana ikamubwira ngo akimana izanye Rusi we nzaha Penina agakiza. Yesaya 59 ijambo ryarambwiye ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntago kwapfuye, haleluya, ngo kunanirwe kumva. Ijambo ryarambwiye ngo ahubwo ibyaha byacu n'ibicumuro byacu kenshi ngo bijya bidutandukanya n'Imana, ngo bigatuma Imana itwima amaso, ngo kuko amaboko yacu yahindanijwe n'amaraso, akanwa kacu kavuze ibibi, ururimi rwacu rwavuze ibihwewe, ngo ibyo kenshi bijya bituma Imana itwima amaso. Ico nyivugiye kugira ngo wisuzume, wowe uri kwitotombera Imana. Ushobora kuba unkurikiranye ufite umwana wakunaniye, uri kuvuga ngo abahanuzi barahanuye ngo azakizwa, kugeza kuri uyu munsi atarakizwa. Ikibazo ntago ari abahanuzi, ahubwo ikibazo ni wowe. Imana yantumye ngo nkubwire aho yagusize ntago ari iri kukubona, aho mwasezeraniye ntago ariho mugihurira. Imana yambwiye ngo akaguru kamwe yewe kari mu byaha kandi kari mu by'Imana, ariko ijambo rikongera rikambwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza, namara kwemerwa azambikwa n'ikamba ry'ubugingo. Mama yarihanganye, mama yabaye ikibazo muri karitsiye, nta ruhare yabigizemo. Mama abantu bakamubwira ati ngwino tukujyane mu bapfumu, abantu babasha kuguha umuti wakura umwana muri karakaga n'akangaratete. Mama akababwira ati ntegereje Imana, nizeye Imana twavuganye niyo izahamagara Penina, ati kandi mfite ibyiringiro bifite ubugingo yuko umwana wanje azakizwa. Imana ishimwe ko nakijijwe. Mama wanje rero yakomeje gusenga, arasenga, ariko ngo rimwe Imana iramuhamagara, iramubwira ngo Penina naho yagenda akagera ku mpera y'isi, kuboko kwanje kuzamusangayo. Ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze, kutangarije ko kutaheze, kubwiye ko ugutwi kw'Imana kuracumva ibyawe. Komeza usenga Imana ku manywa na nijoro, ntago izakwirengagiza. Oya ye, yipfukamira uyisenge, yibwira ibyawe byose, Imana izasubiza amasengesho. Satani nakubwira ko Imana itakwitaho akagutera ubwoba yuko Imana itumva ibyawe, bwira Satani ko yatsinzwe, mubwire ko atakigutegeka. Ujye ugenda mu izina rya Yesu, senga Imana ku manywa na nijoro, izakugirira neza. Imana rero yampaye agakiza, nihimbazwe. Nababwiye ibintu byinshi Imana yankoreye. Wakwibaza uti se uyu mubyeyi yakijijwe ate, ninde wamuhamagaye? Ariko tukiri hano haruguru mu Kinigi, hano kuhakorera, mama ari hafi aho ngaho, hari n'abavandimwe na papa ari hafi aho ngaho. Waje gufata umwanzuro wo kuhakorera, ubona umuryango wawe utabangamiwe bikomeye? Njyewe murakoze kuza gukorera aho mu Kinigi. Nabonye ko ninkorera mu mujyi wa Musanze, abo bagore nacitse bitewe n'inyungu bambonagaho, bari buze kugira gute kuzanshaka bakajya bambuza umutekano. Ntekereza ko bari kuzananyicisha kuko bari kubabara, kuko mbacira ngo ninigire iwacu abariho nshaka inzu yo kubamo. Ariko nyine bitewe nuko Satani yashakaga kugerageza mama, nanje yari yarampize, murabyumva, ariko ni mama yashakaga kugerageza. Satani yahise ambwira ati genda, maze iyo Mana mama wawe asenga turebe yuko izakunkura mu maboko. Numvira iryo jwi, numva ko mama ngomba kumubabaza, nta ruhare yari yarabigizemo, se wari waranyohereje muri uwo mwuga, ariko nyine urumva ko ari kugira ngo abe ikibazo. Mama yaratambukaga umuntu wese akarya mugenzi w'urwara muri ico gihe, akavuga ngo dore nyina w'indaya. Kuri njyewe rero ntaco byari bimbangamiyeho, naravugaga ntawe uzaza ngo amfate akaboka kurura nkuremo. Numvaga narabayiciye be nuzagerageza kuza kunkura muri ubwo buzima ngo ambwire ngo wiba muri ubu buzima nzajya ndwana nawe. Nta kintu byari bimbwiye rero. Abavandimwe barambonaga, bamwe bakarira abandi bagaseka, bambonaga isoko ryaremye ndi kurwana narire muje, bakumva ko ibyanje byarangiye. Ariko Imana yacu ni ifite ijambo rya nyuma ku muntu, niyo ibasha gukora ibirenze ibyo umuntu yakwibwira. Muri ubwo buzima rero bw'uburaya narasambanye, ngera ku rwego rwo kuba nshobora kuba narasambanye n'abagabo 10 ku munsi iyo babonekaga. Ku buzima bwanje abagabo twaryamanye ntago mbazi, ni umubare ntabasha kubara ngo mumenye. Narasinze
nari umusinzi ushobora kunywa amacupa 10 nanga 12 y'inzoga niyo bure y'urumogi. Urumogi umuntu ashobora kunywa 4, narunywaga iminota 10. Ijisho ryanje ryari ryarahiye ryarabaye nk'iry'inyoni yaritse mu rusenda. Nari umusinzi ku rwego navugaga ntibyanje ni ibingibi, ariko Yesu ntakuratakura umuntu, nta nakuratamugeza. Mfite ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracariho, rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Urufatiro rw'Imana ruracariho. Mama yasenga Imana ikamubwira ngo nzamuha agakiza. Ndashima Yesu ujya uhindura amateka rero, abantu bagahindura amagambo. Mama wari nyina w'indaya, uyu munsi ni nyina w'umuhanuzi, kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Mama iyo twicaye tuganira aba azamurira Yesu amaboko uko bukeye nuko bwije. Niyo hari umuntu ufite taci baturanye, hari nk'ibiganiro natanze nk'uku, barazinduka nanga mu mugoroba bakajya yavuye mu mirimo ye, bakavuga bati katukwereke umwana wawe. Mama rero ajya ampamagara kuri telefoni akambwira ati niyo hari ibyagutera Penina, niyo hari ibyakurwanya, ati Imana yaguhamagaye uzayikorere. Ati mwana wanje ndakwinginze, ubugingo ni ikinege. Reka mbabwire abantu munkurikiranye mufite inzitwazo, muvuga ngo mwarahamagawe mu kugeragezwa, ariko nkubwire ngo niko bimeze muri iyi nzira. Natwe nuko iyi nzira iraruhije, iyi nzira kuyinyuramo n'ukwiyemeza, iyi nzira kuyinyuramo n'uguharamagara, iyi nzira kuyinyuramo ntago ari ugukina. Mbwira abantu bivumburiye Imana ngo baravuganye ntiyabatabara, mbabwire ko itabinaniwe ahubwo nuko isaha itaragera. Imana yacu ntago yabinaniwe nuko isaha itaragera. Mbwira abantu nagize iyerekwa bivumbuye ngo bageragejwe n'abandi, mbabwire ngo ubugingo ni ikinege, mbabwire ngo umuntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Data twese rero akomeza abantu bahamagawe, Imana ibakomereza amaboko, ikomeza amava sukuma, ikomeza amaboko atentebutse, Imana ikomeza abantu yahamagaye. Reka mbabwire ko mbere y'igihe atari igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo igihe ni igihe. Haracari ibyiringiro rero ku igiti naho cyatemwa kizongera gishibuka. Ubusinzi uyu munsi singisinda. Yesu yankijije guca inzaratsi, Yesu yankijije kuroga. Nari umurozi ukora abana b'abanyeshuri mu mutwe, nagiye ntanga ubu buhamya ku ma YouTube atandukanye. Namukoraga umwana mu mutwe yabaga uwa mbere akaba uwa nyuma. Nazingiraga abakobwa iwabo nkoresheje amaraso y'agasamunyiga. Nari umukozi w'abarozi, ariko uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Yesu rero arashoboye, nta kuratagukura, nta nakuratakugeza. Mbere yuko tugana ku musozo w'ubuhamya bw'uyu munsi, watwemera ko uzakomeza igice gikurikira cy'ubutaha? Nzakomeza nta kibazo. Uzakomereza he? Ndahari. Ndumva ubuhamya nzakomerezaho ni ubuhamya bw'ukuntu namajije gukizwa, Imana ikankorera ubukwe. Ni ubuhamya bw'uko Imana iguhamagaye ikavugana nawe ko izagutabara, Imana igitabara. Nzaba ubuhamya bw'ukuntu Imana yankoreye ubukwe. Nzabaha n'ikindi gice cy'ubuhamya kuri uwo mwanya nanone, cy'ukuntu Imana yankijije, yankuye ikuzimu. Ni isi abantu batemera kwibaho, nabwo n'ubuhamya burebure ntahita ntanga aka kanya. Nzagaruka ni ibice bibiri by'ubuhamya n'ingaruka nzabaha. Mfite n'ibindi byinshi nzababwira, ariko ndashaka kuzavuga ku gushingirwa kwanje, ukuntu papa na mama bumvaga ko byarangiye, bakaba barakiriye inkwano ya Penina, bakaba baricaye muri tente, nanje nakoze ubukwe, kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Niho hantu nzasozereza, nzatangirira ku kindi gice cy'ubuhamya. Okay, reko tugusabe wenda ubanze usabe umugisha bakurikiye iki gice cya mbere cy'ubuhamya, hanyuma tugane ku musozo bw'ubuhamya bw'uyu munsi, utange na nimero za telefone. Ntarajya ku musozo, nanga ntarasengera abantu, mfite Bibiliya nabibabwiye, hari ijambo Imana yansize ku mutima. Hari ijambo Imana yansize ku mutima, reka turisome nindangiza ndisengeremo, mbahe na nimero yanje ya telefone. Tujye gusoma Abaroma igice cya 12, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Igice cya 12, Pirito igice cya 13 umurongo wa 12. Titire y'ijambo iravuze ngo kuba maso. Ijambo riravuze ngo nuko muje mugenza mutyo, yuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda guca, nuko mwiyambure imirimo y'umwijima, mwambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudatongana, tutagira ishari, kandi tudakora iby'isoni nke.
ahubwo mwambare umwami wacu Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ikora ibyo yifuza. Umwami abahereza umugisha. Nimero yanjye ya telefoni ni 078 74 99 66 3. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe itagihwema kutubonekaho. Izina ryawe nirihimbazwe. Nsengeye imitima yari inkurikiranye, nsengeye amatwi yumvisha ubuhamya. Navuze byinshi, naruhuye abarushe ndabizi, ariko reka abantu bankurikiranye ari ubu buhamya, ari iri jambo bye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bishinga imizi mu mutima, bizababera impamba, bizababera urwego ruzabageza mu bwami bwawe. Urakoze. Twize ijambo rivuga ngo kuba maso, uha abagabo kuba maso, uha ababyeyi kuba maso, abasore n'abakobwa, abakecuru n'abasaza, ubahe kuba maso. Urakoze kuko ubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tubashimire mwese bari badukurikiye kuri Ihumure TV. Dusabira umugisha w'Imana. Penina yakoze cyane ku buhamya butandukanye, yaciye mu bihe bikomeye. Hanyuma nanjye Ndikuzo Emmy. Reka rero tuzategeze igice cya kabiri cy'ubuhamya, nanone ubwazagaruka tubwira urugendo rwe rwo gushaka naho ageze uyu munsi. Ni umuvugabutumwa, ni umunyamasengesho, kandi nk'uko yabivuze, burya iyo udafite aho uva ntufite n'iyo ujya. Namwe rero mushobora kumuhamagara kuri telefone ze nk'uko yazivuze 078 078 karindwi kane 99 66 3. Ufite icyifuzo, ushaka gusengerwa by'umwihariko, ndahari. Yesu abahereza umugisha.